bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza kuri iki cyumweru cya gatandatu mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka ca. Murabona urugendo rurakomeje. Uyu munsi ivanjiri ya Luka yongeye kudusurutsa aho Yezu yatubwiraga ibijyanye n'ubuhirwe bwa mugani w'abarundi. Mu kinyarwanda ntabwo dukunze kubona amagambo yihuse kuko rimwe na rimwe ikinyarwanda cyacu ariyo kiyabura, ariko twanagiye gutira ijambo rwose ubuhirwe, guhirwa. Yezu atubwira uburyo ibyo umuntu yakoresha kugira ngo abashe guhirwa mu buzima bwe bwa gikristo. Bari ahantu rero hateganye hashashe. Yezu atangira kwigisha rubanda ababwira nyine kuri ubwo buhirwe bagomba gukoresha, kuri ibyo byangombwa bagomba gukoresha kugira ngo babashe nyine kuryoherwa n'urugendo rwabo rwa gikristo, urugendo rwabo rugana Imana. Kuri twe ni urugendo rwa gikristo. Ubwo rero icyo nashakaga kwibandaho, mutagatifu Luka arabivuga ariko akabivuga mu ncamake mu ivanjiri uko yanditswe na Matayo muri shapitire ya 5, ho tubonamo ubwo buhirwe ku buryo burambuye, ariko mutagatifu Luka we arabitubwira mu ncamake. Icyo nashaka kwibandaho rero ni hariya Yezu abwira rubanda ati muragowe mwebwe mushaka amakuzo y'abantu kugira ngo abantu bose bavuge neza. Iyo abantu bose bakuvuga neza haba ikintu kiba kitagenda neza. Ijambo ry'Imana nuriba muko bikwiye, ndetse hazavamo n'abantu baguhiga kubera ko nyine ugenda ubashyira ku karubanda. Ntabwo rero ibyo dukora byose ari ukugira ngo tuvugwe neza cyangwa twigaragaze ku karubanda aho abantu bose bahuriye, kuko ntabwo ubukristo ari za mitingi, ahubwo ubukristo ni rwa rugendo rukorwa rimwe na rimwe bucece, cyane cyane tuzi neza ko uduha amanota ari Imana yonyine. Abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka, abantu bashobora gutanga amanota yabo uko bazi kuyatanga, ariko twebwe ikituraje ishinga ntabwo ari ibyo abantu batuvugaho cyangwa batatuvugaho. Twebwe dukora ibijyanye n'ubukristo bwacu, hanyuma tugategereza ko Imana ubwayo, Imana yonyine iduha amanota, kandi koko irayatanga. Kugira ngo rero tubashe gukora ibyo byose twimirije imbere amanota y'Imana, Yezu aduha ubwo buryo tugomba kubibamo, kandi ubwo buryo nta bundi ni ubuhirwe, les beatitudes nizo zigomba kudufasha zikaba style y'ubuzima bwacu bwa gikristo. None rero bavandimwe, dukomeze tugende, dukomeze turyoherwe n'ubukristo, twumva yuko Imana ariyo izaduha amanota, Imana ariyo izaducira urubanza, kandi urubanza rwayo ni urubanza rw'intabera, ni urubanza rushyira imbere impuhwe zayo z'agatangaza. Dukomeze rero iri jambo ry'Imana rituryohere, kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo turihuze n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nkureko rero bisanzwe mugende mushake ivanjiri y'uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 6 kuva ku murongo wa 17. Nyuma y'uwo murongo wa 17 turasimbuka gato duhere ku murongo wa 20 tugeze ku wa 26. Nkuko nkunze kubasaba, iyo vanjiri tuyihuriremo, tuyisangire mu rugo kuri za telefone, kugira ngo twese koko tubashe kugira izo mbaraga zidufasha ziturutse mu ijambo ry'Imana, kandi tubyibuke ko ibyo dukora byose mu bukristo ntabwo ari ukugira ngo twigaragaze, kugira ngo tubone amanota y'abantu, ahubwo uduha amanota, utureba mu mitima ni Yezu Kristo, kandi Yezu Kristo aturebana impuhwe ze, akatwongerera n'imbaraga zo kujyamo. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.